umwe mu mutako wambara nk'amaherena cyangwa se ikindi kintu nk'imyambaro byashoboka cyane ko ari iby'uyu mugore. Ashobora kuba amaze iminsi akunyura mu maso, gusa ikintu twamenya ni kimwe, ibintu uri kureba uyu mugore ukuntu asa cyangwa se ateye ubwoba. Niba ari ubwa mbere umubonye birumvikana, nanjye nuko niyumvaga ubwo namubonaga bwa mbere, yari ateye ubwoba. Nyamara uko tugenda uraza kugenda umenya ukuntu uyu mugore ari umwe mu bantu wakunda kandi wafatiraho icyitegererezo. Urugero, uko tugenda niko uraza kugenda umenya amabanga n'ibintu abantu benshi bibeshya cyane kuri uyu mugore. Reka dutangire nta gutinda, bahaye ikaze. Ndabasuhuje, nitwa Mugisha. Kora subscribe nibwo uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge nk'ibi. Urugendo rw'uyu mugore rw'ubuzima rwaranzwe n'ibintu bihambaye byafashe ubwamamare bwe bubuhindura mu bwami bw'ubucuruzi. Dore uko ibyo byose byatangiye. Heidiklum ni umunyamideli ufite ubwenegihugu bubiri, Ubudage ndetse na Amerika. Akora kuri televiziyo, akaba umucuruzi kabuhariwe, akaba akina filime, ndetse yavutse mu kwa gatandatu tariki ya mbere mu 1973. Byose bijya gutangira akiri muto nk'abandi bakobwa bose, yatangiye kujya mu miyereko ibyitwa modeling cyangwa se kumurika imideli. Icyo gihe yari afite imyaka 18. Iki gihe yatsindiye igihembo ku rwego rw'igihugu rw'abanyamideli mu marushanwa mu Budage mu 1992, National Modeling Contest. Ajya kwamamara byatangiye mu 1998 agaragara ku bifuniko byamamaza imyenda yo kogana mu mazi menshi. Kuva ubwo yatangiye kujya agaragara kuri televiziyo nko mu biganiro nk'ibyitwa Project Runway ndetse n'ibizwi cyane birimo America Has Got Talent. Iki cyo mwese murakizi cyane. Arazwi cyane kuko arihariye mu bucuruzi, acuruza imyambaro, imitako y'abagore, akaba umwe mu banyamideli binjiza amafaranga menshi ku isi. Nk'ubu umwe mu mutako wambara nk'amaherena cyangwa se ikindi kintu byashoboka cyane ko ari iby'uyu mugore. Abantu bamufata bitandukanye, hari n'abamubona nk'umugore wageze ku ntsinzi mu by'ubucuruzi avuye mu kumurika imideli birumvikana. Abandi bakamukundira cyane ubunyamwuga bwe, uburyo yitwara imbere y'abandi, kuko ni umuntu mwiza niba ariko twabivuga. Ni umuntu wafatiraho urugero cyane ko yerekanye ko ibyo abantu batekereza kenshi ku bagore atari byo. Abagore barashoboye. Uri umugore ushobora guhuza kuba umubyeyi, ugakora ubucuruzi ndetse n'ibindi byaguteza imbere. Ariko se izi nzoka ziri ku musatsi we zo zaje gute? Abantu bamwe bafata nk'umuntu mubi, hari n'abavuga cyane ko ndetse bakagenda bakavuga cyane ko urebeye ku bitekerezo bye cyane nko mu biganiro atanga kuri televiziyo, bakavuga ko ari umuntu wiyumva cyane, ndetse abantu benshi bakavuga ko ari ntabye, ntabwo bamwemera rwose. Hari n'abavuga ko ateye nk'abanazi ba Hitler mu buryo bw'imitekerereze birumvikana. Gusa ibyo ntacyo biba bimutwaye rwose, bigaragara ko adakorwaho cyane n'ibintu abantu bamuvuga. Ni umugore wigirira icyizere kandi utitaye cyane ku bamusebya, niko abyita. Ubwo yahindukaga cyangwa se yihinduraga gutya, abantu batangiye kumwita umwamikazi w'ubwoba, the queen of Halloween, umwamikazi w'ikikango. Uyu mugore akunda kwihinduranya mu masura ku buryo atera abantu ubwoba cyane. Ibi byamugizeho ingaruka. Ikintu benshi batazi nuko ibi uri kureba ni ibintu aba yambaye, ndetse nawe bakamutera ibindi bintu byo mu bwoko bw'ibirungo by'ubwiza ku buryo ahinduka sekibi gutya. Nkaha hari mu birori ngaruka mwaka by'ikikango, aho yambaye ndetse akihindura nk'umugore uzwi cyane mu mateka witwa Medusa. Medusa ni umugore uzwi kuba yaragiraga imisatsi y'inzoga.
Muri ibyo birori umugabo we yagaragaye yihinduye nk'umusirikare w'umugiriki wahindutse ibuye ry'urutare, abihinduye ubwo n'umugore we nyine Medusa. Ibi byagize ingaruka ku izina rye. Usibye kubazwi nk'umugore wagiye ugaragara mu mashusho ateye ubwoba, azwi cyane n'abantu ndetse ntabwo abantu bamufata nabi. Abantu benshi batinda cyane kuri ubu buryo yigaragaza muri rubanda. Nta hantu na hamwe bigaragara ko byagiye byangiza isura ye, ahubwo byatumye amenyekana. Ni umwe mu banyamideli babashije kumenyekana ku isi yose, ndetse ibyo byose akabigira afite amafaranga menshi. Abarirwa umutungo ungana na miliyoni 160 z'amadolari y'Amerika uyu munsi. Byose bikomoka mu bigo bye yashinze. Afite abana 4, uwitwa Reni, Henry, Johan ndetse na Lou. Nk'umukobwa we mukuru heidiklum yakurikije mama we mu byo kumurika imideli. Afasha imiryango myinshi igira neza, akaba umwe mu bantu bakoresha izina rye mu kugira abandi bantu neza. Yagiye atanga ubufasha kenshi nko mu cyitwa redress program, porogaramu imenyekanisha indwara y'umutima mu bagore. Atanga ubufasha mu bigo nka UNICEF, ibitaro byinshi byo muri Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha abana bato. Yanagiye atanga ubufasha ku barwayi ba kanseri y'uruhu. Mu bigo bifasha bagizweho ingaruka n'ibyorezo hose agerayo. Ikibazo ni kimwe, aho twamuvugiye nawe waba wamukunze? Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mugumye gukurikira TÉLÉ MONTAGNE RWANDA. Ikiganiro naha tugisoreje. Iyi ni TÉLÉ MONTAGNE RWANDA, ukurikira ibiganiro nk'ibi ni hano bibona. Iki kiganiro wagikunze, wifuza kwiga ibindi bintu bishyashya, dore ikindi kiganiro nagishyizeho kuri screen yawe cyangwa se ku kirahuri cyawe wareba, kandi nacyo uraza kugikunda. Nanagishyize hasi muri comments. Niba wifuza kubona ibindi biganiro nk'ibi, andika ijambo ngo duhereze ibindi. Nanjye ndakomeza kubahereza ibintu by'ubwenge. Nitwa Mugisha. Naho ubutaha.